wa muyaga wiyaya muri ya masaka, ngiye kubona mbona ya masaka arahirimye. Ya masaka yari yeze niyo yahirimye. Ngiye kubona mbona ya masaka matoya, birumvikana urumva umuyaga ntiwabashije kuyahirika kuko yari matoya akiri hasi. Imana irambwira ngo bwira abantu babe maso, bamenye iki gihe, kubera ko iki gihe ni igihe Satani yongeye imbaraga nyinshi zo kurwanya abera, kandi izo mbaraga azongera akoresheje uburyarya, azongera akoresheje uburiganya. Mwene data mugenzi wanjye uneze amatwi, Imana irambwira ngo umunyamasengesho uri maso arinde igicaniro cye. Satani arashaka kugira ngo azimye igicaniro cy'abanyamasengesho, namara kukizimya ubundi yataka abantu b'Imana nta kabaraga bagifite. Buriya igihugu kidafite abasirikari, ndagira nkubwire ngo nta mutekano cyagira. Yewe nta nubwo igihugu kidafite abasirikari ntiwajya gucuruza ngo n'ubundi ayicuruje yacyure. Kidafite inzego z'umutekano ntiwabasha n'ubundi guhinga ngo ugende ubisarure. Hanze aha hari abantu b'indakara, ko imbaraga z'amasengesho nizo zimenagura ubutware bw'abadayimoni, zigakuraho imigambi ya Satani. None banyamasengesho rero mube maso. Satani namara kuzimya igicaniro cyawe, ni wowe azaheraho akurikizeho abandi ariko yaguhereyeho. Niyo mpamvu twirinda tukaba maso iminsi yose, tugasenga ubudasiba. Bavuga ngo turi abasazi, ibyo ntacyo bidutwaye. Kunyita umusazi ntawe ndahera ko ngo mbe umusazi. Kunyita ngo ndi igicucu ntawe ndahera ko mbe igicucu. Kunyita imbwa ntawe ndahera ko ngo mere umurizo ngo mpinduke imbwa. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nciye kumva numva ijwi rimbwira ngo ariya masaka ubonye yari yeze, ariko ukaba ubonye umuyaga uyanyuzemo. Nabonye abantu benshi baterezwa icyamunara. Ngiye kubona mbona bamwe barimo barasohoka mu mazu, noneho bakajya gukodesha kandi bari bafite amazu yabo. Nabonye imodoka za bamwe zitezwa icyamunara, nabonye amasambu ya bamwe atezwa icyamunara, nabonye bamwe bakorwa n'isoni, bamwe barafungwa. Imana irambwira ngo ni ibyaha by'umurengwe bitumye Imana ibakubita ikinyafu, kugira ngo kubera yuko n'abantu benshi bavuga ngo Imana iravuze, Imana yarambwiye ngo, ntabwo ari ko Imana iba yaravuganye nabo. Ntabwo ari ko Imana iba yaravuganye nabo. Imana yerutse kunzanira iyerekwa, ngiye kubona mbona kandi umucyo mwana w'intama umusumwe nzawinjiramo. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago, kandi umucyo umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. turabashuje bene data, nshuti z'umusaraba aho muri hose, abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ni mwene so Munyarubuga Vedaste, kandi ni ukuri ndabakunda cyane. Turashimira Imana iduhaye umwanya wo kongera kuboneka ku makuru y'Ijuru TV. Ntabwo tujya dukunda kuboneka cyane kubera impamvu
njya nkunda kubivuga iyo umwuka w'Imana ambwiye ngo ceceka ndaceceka. Nubwo muri iyi minsi abashaka views bari kuvuga amagambo menshi ibinyoma babeshyera Imana ngo iravuze, ariko ntabwo ari ukuri. Buriya mu gihe Imana itakubwiye ngo vuga, jya uvuga ijambo ry'Imana, naryo hari abarikeneye, kandi iryo jambo ry'Imana nurivuga neza Imana izaguha umugisha. Maze iminsi ndimo gusenga, ariko muri kwa gusenga Imana ikama amakuru atandukanye. Mu by'ukuri Imana imbwira yuko nkwiriye kubwira abantu bitirirwa izina ryayo ko bakwiriye kurinda igicaniro. Nagiye mu iyerekwa mbona abantu b'Imana, ubundi mu buryo bw'umwuka igicaniro ni amasengesho. Ngiye kubona mbona igicaniro cyarimo kwaka. Ngiye kubona mbona haje abantu bafite amazi, bari benshi. Mbona ya mazi bayamenye muri wa muriro urazima. Imana irambwira ngo bariya ni abadayimoni bashinzwe gucogoza ikintu cyitwa amasengesho. Imana irambwira ngo kandi nibamara gucogoza imbaraga z'amasengesho, ngo abantu benshi bitwa yuko bamenye Imana bakorera Imana, ngo Satani azabafatanira abajyana hashaka. Buriya amasengesho harimo imbaraga. Kwezi kwa karindwi kwa 2024 hari aho nageze mbona abadayimoni baranjengereje, mbwira Imana ngo Mana, ngiye gukora ikintu ntigeze nkora, ariko nawe uzanyereka ikimenyetso cy'uko uri Imana iriho, cy'uko uri Imana ikorana nanjye. Icyo gihe nafashe amasengesho y'iminsi 40, kubera igihe nari nayatangiriye mbona nzayasoza ukwezi kwa karindwi kwenda kurangira. Ndavuga nti reka nyasozanye n'ukwezi, bihwaniramo n'iminsi 45. Ayo masengesho nyarangije, Imana yakubise imbaraga z'abadayimoni irazihashya. Mbona yuko hari imbaraga zari zarantesheje umutwe, hari ibintu Imana yakubise nari imaze imyaka myinshi ngwana nabyo, nsenga y'ibiri bikanga kuvaho, nkasenga umunsi bikanga kuvaho, ariko nashoje ayo masengesho mbona Imana irabihondaguye, ndaryama ndasinzira. Ndavuga nti Uwiteka, mu mbaraga zo gusenga hari ubutware budasanzwe. Niyo mpamvu Imana yanyeretse abadayimoni bafite umugambi wo kuzimya igicaniro. Ubu abanyamasengesho benshi aho kugira ngo bishimire gusenga, urasanga umuntu arishimira kumva yajya kuri kamera ngo ni umuhanuzi. Nyamara nakubwira ngo ba witonze kujya guhanura, ahubwo banza usenga Imana. Kubera yuko n'abantu benshi bavuga ngo Imana iravuze, Imana yarambwiye ngo, ntabwo ari ko Imana iba yaravuganye nabo. Ntabwo ari ko Imana iba yaravuganye nabo. Imana yerutse kunzanira iyerekwa, ngiye kubona mbona abantu benshi bari ahantu mu kibaya cyangwa se mu kibuga. Ngiye kubona mbona icyo kibuga cyarimo umupira, noneho
abantu benshi bari bagiye kureba uwo mupira, barimo harimo buri wese ari gufana ikipe ye. Ngiye kubona mbona ikipe imwe itsinze ibitego 3-0. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbese muri bari abakinyi bose nabonye ibitego 2 bitsindwa n'umuntu, bitsinda umuntu umwe, undi atsinda ikindi. Ijwi rirambaza ngo mbese abatsinze ni bangahe, uwahangaye kwinjizamo igitego ni bangahe? Ndavuga ngo ni 2. Imana irambwira ngo abakinyi bose ubona bari gukinira muri iki kibuga ngo turi abahanuzi. Bamwe baragereranywa n'abari abafana, abandi nabagiye gutaha gucyo gusa bari mu kibuga ariko bakazataha amaramasa, kandi baritwaga ngo bari gukorera Imana, baritwaga ngo bafite umurimo bahawe. Imana irambwira ngo bwira abantu babe maso, bamenye iki gihe, kubera ko iki gihe ni igihe Satani yongeye imbaraga nyinshi zo kurwanya abera, kandi izo mbaraga azongera akoresheje uburyarya, azongera akoresheje uburiganya. Mwene data mugenzi wanjye uneze amatwi, tuvuga ubutumwa abantu bakabona ari disikuru turimo, bakabona ari ibintu by'ibinyamakuru twibereyemo, bakabona ari uko. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo waho wa 10. Turageza hepfo gato, haranditse ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye Yesu. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Imana idufasha cyane. Uyu Yohana yaje guhabwa ubutumwa, ariko abwirwa yuko adakwiriye kubugira ubwiru ngo abufungirane, ngo kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumane gukiranirwa kwe, ahemberwe gukiranirwa kwe. Uwanduye mu mutima agumye yandure, ahemberwe kwandura kwe, ahemberwe ubusambanyi bwe, ahemberwe ubujura bwe, ahemberwe ubutinganyi bwe, ahemberwe amatiku ye, ahemberwe inzangano ze, ahemberwe kuroga kwe. Ngo kandi jambo riratubwiye ngo n'umukiranutsi agumye akiranuke, wa wundi wirinda icyaha, wa wundi ugendana n'Imana, akomeza akiranukira imbere y'Imana, ahemberwe ibyo yakoze. Ijambo riratubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ukora yewe mwene data, ingororano zirahari. Niba ari byiza, ingororano zirahari. Niba ari bibi, ingororano zirahari. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bamaze gufata ibintu by'Imana babitesha agaciro, babifata nkaho nta gaciro bifite.
Imana yarasanze muri iyi minsi ndi gusenga, ngiye kubona mbona umurima w'amasaka. Uyu murima w'amasaka nabonaga ari amasaka yeze neza, yeze. Iruhande rw'uwo murima hari undi murima w'amasaka akiri matoya, bigaragara yuko nyine ariho bari bakiyabiba, nyine yarazamutse ariko akiri matoya. Ngiye kubona mbona haje umuyaga mwinshi. Wa muyaga wiyaya muri ya masaka. Ngiye kubona mbona ya masaka arahirimye. Ya masaka yari yeze niyo yahirimye. Ngiye kubona mbona ya masaka matoya, birumvikana, urumva umuyaga ntiwabashije kuyahirika kuko yari matoya akiri hasi, nayahirimye. Nagiye kubona mbona mu minsi mikeya ndi muri byerekwa, mbona ya masaka aregutse arazamuka neza. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo ariya masaka ubonye yari yeze, ariko ukaba ubonye umuyaga uyanyuzemo. Imana irambwira ngo uriya murima w'amasaka ubonye wari umaze kwera, umuyaga ukaza ukanyura muri ariya masaka agahirima. Imana irambwira ngo ariya masaka yeze ni abantu Imana yagiriye neza. Imana irabazanzahura, Imana ibaha ubutunzi, Imana ibaha ijambo, Imana ibaha agaciro, Imana irabibuka rwose, irabatabara. Imana ibaha ku mata baranywa barahembuka, Imana ibaha ku ifiriti n'inyama bararya barahembuka, kandi bari baradedeye. Ariko ngo bamaze kugera ku rugero rwo hejuru biyibagirwa aho Imana yabakuye. Imana irambwira ngo uriya muyaga ubonye ni igihombo gikomeye Imana iteje abantu benshi, kandi bibwiraga yuko bari bakomeye. Nabonye abantu benshi baterezwa icyamunara. Ngiye kubona mbona bamwe barimo barasohoka mu mazu, noneho bakajya gukodesha kandi bari bafite amazu yabo. Nabonye imodoka za bamwe zitezwa icyamunara, nabonye amasambu ya bamwe atezwa icyamunara, nabonye bamwe bakorwa n'isoni, bamwe barafungwa. Imana irambwira ngo ni ibyaha by'umurengwe bitumye Imana ibakubita ikinyafu kugira ngo bige n'ubundi batazongera kumenyera Imana. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kandi uyu muyaga uje wihuse. Hari abantu benshi n'ubundi bari bicaye ku ntebe z'icyubahiro, nabonye izo ntebe zihirima. Imana irambwira ngo kubera yuko aba bantu bibagiwe Imana yabagaburiye bashonje, aba bantu bibagiwe Imana yabahaye ubuzima mu gihe bari baratakaje ibyiringiro by'ubuzima. Imana irambwira ngo nicyo gitumye bakubise ikinyafu kugira ngo n'ikindi gihe batazongera kumenyera Imana. Imana inyereka ya masaka matoya, Imana yaha ibihe byiza, arakura arahembuka, mbona areze atanze umusaruro mwiza. Imana irambwira ngo ari amasaka matoya, ni abantu bubaha Imana, ni abantu Imana yagiye ivugana nabo, ariko ahantu bari ni isuzugurwa, nta jambo, nta gaciro, mbese ariko Imana yavuganye nabo, barinze amasezerano neza, barasenga, bari mu mwanya mwiza,
wo kubana n'Imana, ariko nta kwibukwa guhari kubera ko bari mu minsi mibi. Imana irambwira ngo mbabwire yuko Imana ije kubibuka kandi igahesha agaciro amasengesho yabo kandi igasohoza amasezerano yabasezeranyije. Kandi muri iki cyiciro cy'aba bantu bagereranywa n'aya masaka akiri matoya, kwibukwa n'Imana kuri mu bice bitandukanye. Ushobora kuba wubaha Imana ariko ufite igishakwe nk'icyo Elizabeth na Zakariya bari bafite. Bibiliya iratubwira ngo bari inyangamugayo kandi bari abakiranutsi, ngo ariko nta mwana bagiraga kuko Elizabeth yari ingumba. Birashoboka ko usenga n'agahinda umeze nka Hana wari ingumba, ufite kubura umwana, kubura urubyaro, ariko wubaha Imana. Imana ije kukwibuka kandi wirebera Imana mu myaka ngo uvuge ngo none se ngo ko ngize imyaka 40 na oya. Imana ni Imana ishobora byose. Iyo ivuze ngo nzakugirira neza ukaba hafi y'Imana, byanga bikunda Imana irinda ijambo ryayo ikarisohoza. Mwumve rero, Yesu yabwiye Yohana ngo aya magambo nuyagira ubwiru, igihe kiri bugufi umuntu wese aguma uko ari, kandi ndaje vuba ngororera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yesu agiye guhembera umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ese mwene data, uri kumva uzahembwa iki? Uzahemberwa ibyiza wakoze cyangwa uzahemberwa ibibi ukora? Buri muntu wese azahemberwa ibyo yakoze. Kandi nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona umuntu afashe Bibiliya, noneho nk'ugiye gusoma, noneho muri kwa gufata Bibiliya nk'ugiye gusoma, nitegereje neza mbona ya Bibiliya amagambo aracuritse. Ndibaza ngo mbese uriya muntu arasoma ate amagambo acuritse? Imana irambwira ngo erega bacuritse ijambo ryanjye, bagoretse ijambo ryanjye, bagoretse ibyanditswe byera. Imana irambwira ngo nicyo gituma Imana yo mu ijuru itazaceceka. Buriya ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe tugezemo abantu baragenda bafata ibintu Imana yanze, noneho bo bakabisirura, ugasanga mbese nuko nguko muri iyi minsi ibintu bimeze. Ariko byanga bikunda, niba ugoreka ijambo ry'Imana, ugafata ijambo ry'Imana ukaricurika. Imana yaravuze ngo ntugasambane, wowe ukavuga ngo gusambana si icyaha. Byanga bikunda umenye yuko Imana izaguhana. Nukuri Imana yarambwiye ngo hari igiteye Imana gukora. Imana irambwira ngo umunyamasengesho uri maso arinde igicaniro cye. Satani arashaka kugira ngo azimye igicaniro cy'abanyamasengesho, namara kukizimya ubundi yataka abantu b'Imana nta kabaraga bagifite. Buri igihugu kidafite abasirikari, ndagira nkubwire ngo nta mutekano cyagira. Yewe nta nubwo igihugu kidafite abasirikari ntiwajya gucuruza ngo n'ubundi ayicuruje yacyure. Kidafite inzego z'umutekano ntiwabasha n'ubundi guhinga ngo ugende ubisarure. Hanze aha hari abantu b'indakara bakwereka yuko birakariye, ariko kubera za nzego z'umutekano aravuga ati ni nkora ikibi n'ubundi aranjyana muri RIB, ni nkora ikibi urasanga n'ubundi muye n'ibibazo, polisi iranjyana. Nuko bagatinya gutyo. N'abanyamasengesho rero nibo barinzi itorero, kuko imbaraga z'amasengesho nizo zimenagura ubutware bw'abadayimoni, zigakuraho imigambi ya Satani. None banyamasengesho rero mube maso. Satani namara kuzimya igicaniro cyawe,
ni wowe azaheraho akurikizeho abandi ariko yaguhereyeho. Niyo mpamvu twirinda tukaba maso iminsi yose, tugasenga ubudasiba. Bavuga ngo turi abasazi, ibyo ntacyo bidutwaye. Kunyita umusazi ntawe ndahera ko ngo mbe umusazi. Kunyita ngo ndi igicucu ntawe ndahera ko mbe igicucu. Kunyita imbwa ntawe ndahera ko ngo mere umurizo ngo mpinduke imbwa. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mu mwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ry'igiciro. Twarasogongeye dusanga uyu mwami Yesu agira neza, ntabwo tuzamuvaho. Niyo mpamvu abantu benshi hanze ku izina nzayinambaho, iyi Mana nzayinambaho, ntaho nzayivaho. Nukuri iyaba ibyo uri kwitwaza ngo ibibazo nibyo byatumye n'ubundi njya mu ntege nkeya, ngo n'ubundi ngo ibi nibi, wakwereka ibibazo. Buri intambara turwana ni nyinshi, turwana n'ibintu byinshi cyane, ariko tukaguguzanya nabyo. Biba bishaka kugira ngo tuve mu buntu bw'Imana. Ntabwo twenda kureka Kristo ngo tumuveho. Umwanditsi w'Abaheburayo we yaranditse ngo ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mbega wanyemerera tugasenga Imana ko nawe wari ugeze aho unaniwe, Satani yamaze kuzimya igicaniro cyawe, wajyaga urota inzozi zivuye ku Mana, none buno urota abadayimoni bakuniga. Wajyaga werekwa, ukerekwa ibya korari uririmbamo, ukerekwa iby'umudugudu usengeramo, ukerekwa ibya bene so, none buno ibyo ntibikiriho. Wajyaga wiyumvira ijwi ry'Imana ukumva ko Imana ivuganye nawe, wajya kuyoba ijwi ry'Imana rikakubwira ngo inzira niyo, none buno urahomboka mu byaha uko ushaka, uragotomera ibyaha nk'ugotomera amazi, ukumva nta n'umutima ugucira urubanza. Kubera iki? Wamaze gutana igicaniro Satani yamaze kugisukamo amazi. Ariko tugiye kwinginga Imana yongere ikugarukeho, Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uyu mwanya dusengeye ijambo ryawe twumvise, dusengeye ubu butumwa twumvise. Mana, bugiye kugera ku bantu batandukanye. Ubu butumwa buzakomeze benshi, abari bacogoye, abari bacitse intege, abo Satani yamaze kuziminya ibicaniro byabo. Mwami, wongere ubagarukeho, Mwuka Wera yongere abagereho, ibicaniro byabo byongere byake, kandi Satani amware, imigambi yihinduka ipfabusa. Kandi bariya abantu nabo, Mwami Imana Nyiringabo, bagiye guhabwa kiriya gihano, wongere ubagereho. Ahubwo Mwami, nibakugarukira nawe bagarukire, kandi ubu butumwa bugira umumaro ku bantu bo hirya no hino muri iyi si. Nanjye niko ngusabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.